so much. Batangiye kumenya indimi zavuga. Ubwo ninjya muri Amerika uzabakobwa baba. My friend love you so much. My good morning, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon ni bisobanuye nguki? Mwiriwe. Now say good morning. Good morning, mwaramutse. Now my friend I have so much. Nshuti yanjye ndagukunda cyane. My friend ibyo nyine ni bisobanuye iki? My friend? My friend nshuti yanjye. Chako kazira. Nshuti yanjye byonyine. Nkubaje ngo how are you? Nkubaje ngo iki? How are you amakuru? Yarangiye yansi. Ninjara muri Amerika uzabazungu bazandwanira b'abakobwa. Uko ubona abantu gwanira bareke bakuvume mwene data nacyuzabaho Yesu arazabafate mili baceceke bareke bakuvume mwene data nacyuzaba Yesu arazabafate mili baceceke wari gabye cyane urana babara pe usabi manati manangura muri uyu mubiri menya kuvugwa cyane ko gutagaciro isalaza bafate mili baceceke iyo ngwe sindayishobora muri studio ziracyanditse nanjye ngomba kuba nyirimo Kiracyanditse bajya kwisohora bazamama babona utambuka ugenda mbese uriya bajya hehehe bakuvuga ona bituriya wapfuye ahagaze Nyarudindiro uzayinkiramo sino ndirimbo uzayinkiramo igihe nikigenda soba amashusho nzamanza nsohore audio uzayinkiramo Nyarudindiro uba wumvuza ushaka kuzamera nk'uwe muhanda n'umushoferi ahita n'imodoka yavuye wite akavatiri bagenda basunika wa akavatiri ntabwo wakemera se oya imana izama ibifatika ukoreye imana utayiryaja igwa ibifatika kandi imodoka atari yindi imodoka itaragendera ku butaka kuri kaburimbo ndashaka tugana ku musozo w'ikiganiro ndashaka undirimbira akarimbo ka Rosemond ukunda mu ndirimbo ziwe indirimbo ziwe umbeke mbele yawe bwana Mungu wangu wako amatimali ya maisha yangu bada wako Resipika alisipika umbina pita kumilise Isoko y'amahoro n'ubuzima igisubizo nyacyo mu buzima burambye n'ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu twatumaze imyaka 8 tutabyara. Twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze. Tuza kugana muganga Matovu aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diabete, asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari baje kundoga urubuyero nkazajya ndaranshikagurika nirukanka umugabo biba ngombwa ko dutandukana ngaruka iwacu mu Rwanda. Nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu ubu yaramfashije ubwo burwayi bwose bwarashize nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. Uko mundeba hangaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kwimenya cyangwa bamaze kumenyera abandi umuvuzi gakondo ukora hano inyamirambo haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose nta handi wabisanga uretse kwa muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ndangwini watu Matovu genda moze
umuganga gakondo ibota amasimbi baramurata Afurika yose baramurata ngwini wacu baramushima Matovu genda muze n'umuganga gakondo. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe no gushimira cyane abatarayikora ni mwanya kugira ngo ikore ibyo bacu gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubucece mu gace nk'uko bisanzwe ikiroso umwami byahishuwe mibige njebege uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino kandi tugushimira kandi tuguha nikaze umwami byahishuwe kuri sikirizi zanyu mukaba muri kuhareba abantu tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye gusuhuza wowe uri mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba uri mu mujyi wa Kigali ndetse mwifuzana n'ibyirimo byose ngo biguhire ubundi ibintu bibashe kugenda neza cyane kandi nsurize abaducungiye umutekano mu bice bigiye bitandukanye polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ndetse n'abari muri mu bihugu byo hirya muri Centrafrica muri kuducungira umutekano ndetse aho muri hose Imana igikomeza kubarinda kandi ikomeze kubafasha mu byo muri gukora byose ikaze kuri Sawa Show. Yakoze cyane kumikaze. Sawa ko itonze cyane fasha mikoro. Ese ubundi ntabwo nsanzwe nitonda. Fasha mikoro. Meze neza. Ntabwo waherukaga aha ngaha kuri Sawa. Bikaze. Murakoze cyane. Nari mbakumbuye naherukaga kera sha. Menye umwaka ushize. Naherukaga kera cyane ariko ndishimye kuba nongeye kugaruka ndabasuhuje abo muri hose amahoro Imana akomeze kubana namwe kandi ndizera yuko namwe mumeze neza. Okay. Nyadidi. Ikaze. Haleluya. Amen. Nomero zanjye. Nomero zanjye za telefone ni 07894241 nongeye nzisubiremo 07894241 nongeye mvuge n'izindi 07801023 nongeye nzisubiremo 07801023 amazina yanjye ni Dusengimana za Batista niyabariweho mukaba mumuzi kuri Nyawidindiro official musaza Roza Muhando umufana wanyu nyeneye touch nanjye ngomba kwisabira ubufasha rega nyeneye touch rega musaza Roza Muhando n'icano yanjye abandi basabye ubufasha ngo babibanyuzeho nyine barabibanyuzaho ngo babishyikirize kuri Nyawidindiro barabyigumanira nanjye ngomba kwisabira ubufasha turi kumwe abafana banjye rero nimba munkunda mu bigaragaza akabara ariko coye Nyarudindiri nta miki reka twijire mu kiganiro dusabe Samantha ndetse Nyarudindiri mwese mufatanije twinjize mu kiganiro fresh yategwa no kuratubaza ubwo se twizamo no kubanza kugira gute turagize Imana ngo Nyarudindiri nadusengera Samantha nadusengera nanjye nasanze mu kiganiro cyasize turagushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye kuri Imana y'icyubahiro tugushimiye kuri Imana y'ubutware tugushimiye yuko uri Imana yabanye natwe uraturinda utwitaho mu gihe cy'imvura wabanye natwe ndetse no mu gihe cy'izuba ubana natwe mu gihe cy'umwijima wabanye natwe ndetse n'igihe cy'amanywa wabanye natwe turagushimiye tugushimiye yuko warinze byinshi byakabaye byaraduhitanye ukomeza kuba bugufi bwacu bituma aya masaha twongeye kwicarana mu kiganiro twese turi amahoro turavuze ngo nuhimbazwe kubera ko ushobora byose tukuragije iki kiganiro kugira ngo mwuka wawe wera azabe ari ukiyobora duhamagaye marayika w'Imana kugira ngo azaganze muri iki kiganiro reka iki kiganiro kize kuyoborwa nawe Kristo
ntaba ari twe ntaba ari n'umunyamakuru oya ahubwo izina ryawe aba ari ryo ryihesha icyubahiro muri iki kiganiro. Reka uduhe amagambo y'ubwenge kandi meza afite icyo atanga inkomezi mu mitima ya benshi babohokere muri iki kiganiro, benshi bari bihebye banezerwe barebye iki kiganiro. Urakoze kuri umukozi w'umuhanga rero, dushyigikire kuko wavuze ijambo rikomeye, uravuga ngo mbere y'uko mwebwe muvuga ngo ibyo mukeneye mba namaze kubimenya, ibyo ubona byatugirira umumaro ndetse n'isi yose muri rusange. Turabyatuye ngo biduhere ubuntu bwawe muri iki kiganiro kandi biduhane n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane Samantha kuba utwinjije mu kiganiro neza dusengeye. Niwe ni umunyamwuka. Wowe ni umunyamwuka, nje barankamuye abanyamakuru. We nta mwuka uba ufite se? Nta mbaraga z'amasengesho ufite? Ariko sagiye narakomerekejwe cyane ariko. Uretse ko mba ndi mu rugo nkabwira Imana ati Imana gira icyo ukora asigaye. Nose Sama twari tumaze iminsi tutaguheruka, wari umaze iminsi mu kigo utaboneka. Nari maze igihe ndwaye, nyuma yo kurwara nabwo yego ibibazo bigenda biba byinshi nyine, bimwe byo muri iyi si urumva iyo umuntu arwaye hari ibibazo byinshi ahura nabyo, genda hikubitamo ubukene, amadeni, iki ubwo nyine kurwana izo ntambara zose uko ari ebyiri byari bigoye, nubwo bitarakemuka neza ariko ubu ndimo ndashimira Imana nyine ahigejeje ikora, yuko nyine numva afite imbaraga, numva nshoboye gukora. Mbese aka kanya navuga ngo nishimwe rikomeye kuba nongeye kugaruka kuri kamera. Ni byiza cyane kuba warorohewe. Ubu muri iyi minsi cyangwa ubu ngubu ubuzima bwawe buhagaze gute, imibereho yawe ihagaze gute muri iyi minsi? Ntago navuga ko ari neza cyane ariko none sinavuga ko ari nabi cyane, nkurikije uko mu gihe cyashize byari bimeze. Ntago byari byoroshye pe, byari bikomeye, ariko ubu ko biri nyine ndimo ndagenda mbona Imana igenda ifukura akagezi, niko ndi kugenda nkwera, ariko nabyo ndabishimira Imana, nshimira n'abantu baba bakomeza kumba hafi bansengera banamfasha mu buryo bugiye butandukanye. Ubu mbese navuga ngo 50% ndashima Imana ko nyine ahigejeje ikora, mbona ko hari icyizere cy'uko n'ibisigaye zabikora. Nyardindi ntimwamukumburanye ko harashize igihe, ariko mujye munavugana akarangwa mugatumeza ute cyangwa ukamamagana? Twari tumaze igihe none tutanavugana, telefone yiwe iginanira, ndahamagara bari cya kibazo kiwe nyine iba yakwamye, ndahamagara uyu munsi gacamo ejo ikaba kompozi, ubundi ntiyitabe. Ubundi yasizemo umuriro ndi kwirukanka mu gasozi ncaginga, ahubwo ngiye amahirwe ko batanayiba nayo. Ariko urumva nyine nari nzi ko gatoshi rwose ko biri kose nyine numvaga ameze neza, kuko sometimes wenda we najyaga mubona kuri social media, mbona ibiganiro bike byagenda akora, ubwo iyo mubonye mba numva nyine ibintu ari amahoro, numva ameze neza. Ariko ntago twari duherukanye pe, haraciye igihe kabisa. Ariko nawe hari igihe cyagezeho telefone yawe ntiyacamo twaragwamaga twakubura yaravuyeho, byaragenze bite? Icyo gihe nari ndwaye ntago, ariko ntiyanakundaga no kubitariho, uretse ko n'umuntu wabaga wanshiranye, ahubwo wenda hari igihe abantu bamamagaraga, ahubwo wenda sinitabe bitewe nuko nyine narayishyize silence, numva ntashaka ibintu binsakuriza ngo imviburire iruhande n'iki. Habaye igihe nsanze umuntu yambuze nta mayinite mfite ngo mbe namuhamagara, ubwo bikaba birarangiye. Nuko byagenze. Ni byiza cyane kuba umeze neza ubu ngubu warorohewe, ni ibyo gushimira Imana. Mu gihe wamaze wicaye mu rugo cyangwa urwaye cyangwa mu byo wagiye woroherwa, ni iki byakugishije iki? Byanyigishije yuko umuntu akwiriye gukorera Imana nk'uzapfa ejo, kuko nari ndembye pe, nari ndembye handi numvaga nta n'umuntu nifuza akambona. Noneho umuntu witwa umunyamakuru we kuvanga arampamagaye, yebawe umuntu witwa umunyamakuru kuvanga arampamagaye, kuko nabaga nzi ko nimvuga ati ndarwaye wenda meze nabi ari buhita aza kunsura akazana na kamera, kandi ukuntu nari imeze numvaga nta muntu umwe nshaka akambona, numvaga nshaka kuba ndi mu buzima bwanjye nyine kugeza igihe nzakirira nyine nkagaruka wenda kuri social media abantu bakongera bakambona. Nari ndembye handi navugaga ati Mana
koko basi wangiriye impuhwe bwari mwibuka ko nigeze kugukorera ndi muzima nkongera ngasubira mu buzima bwanjye cyo kwa ndashima Imana ko yumviye gusenga kwanjye ariko icyo gihe nari ndimo byanyeretse ukuntu nafashwe nk'uyu munsi nari muzima ejo mu gitondo mbyuka ndi ndembe ku buryo umuntu wese wambonaga yabonaga yuko byarangiye bimwe nyine abana b'abantu barebesha amaso y'umubiri bakabona ko birangiye ariko ndashimira Imana yuko ikigira itangiro kigira n'iherezo nyine handi abana b'abantu babonaga ko birangiye biri kuri finali niho imbaraga z'Imana zigaragarije nari imeze nabi ku buryo navugaga ati mana ndengera rya none urumva umuntu yavuga se ko nimugora twaye turi kumwe twabonaga umeze neza bigenze bite ntabasha no kuvugira kuri telefone ubwo wari undwaje niwe wari ufite telefone urumva rero byangishije ko ngomba kubana n'abantu bose amahoro ikindi kandi nkasenga amasengesho nk'umuntu nyine uzapfa ejo kandi nkasenga mvuga ngo mana uzamiherezo ryiza kuko nkanabwira n'abantu ngo bajye bagira amasengesho y'ikindi gihe bajye basenga amasengesho y'ikindi gihe kuko igihe nari ndimo no kuzamura ijwi ngo nsenge byarananiraga bikansaba guca amarenga nk'ikiragi ariko amasengesho nari narasenze mbere y'uko ndwara niyo yandamiye mu gihe nari ndwaye ntashoboye gusenga abantu basenge n'amasengesho yo kuzigama y'ikindi gihe nyine umumaro w'amasengesho y'ikindi gihe nawubonye ngeze mu burwayi ariko nabonye inshuti bya bindi bavuga ngo inshuti nyanshuti ibona uri mu kibazo nabonye inshuti pe inshuti zanjye za nyazo zo naragiye nzibona baramfasha bangurira imiti abandi baramvuza abandi bangurira imbuto mva ndazahuka pe nanjye ndi mu nzahuke kuko ukuntu nari meze nari nzi ko nanjye nta buzima nzongera gusubira none ndi kunyira kuntu akambwa ngo nabyibushye wewe warabyibushye warahindutse urumva rero nkurikije ukuntu nari meze n'aka kanya direct nkaba meze gutya nk'uko abantu bari kubimbwira koko niba ari byo urumva koko ari ikintu gishyashya Imana yankoreye ubwo rero urumva ibyo byose ndabikesha abafana ndetse bambaye hafi rwose mu gihe nari mbakeneye ndabashimira nshimira n'Imana y'amahoro yabakoreyemo kugira ngo aka kanya mbemeze neza nimba atari banga iyo ndwara wararwaye ni bwoko ki byari byagenze bite wowe nimba atari banga cyakiro ntago ari ngombwa kuba najya kuvuga ngo nari ndwaye gutya umva niba mvuze ati nari ndwaye ku buryo numvaga nta n'umuntu wangira ahantu ndi ngabe yambona ubwo urumva nyine n'ibintu bisaba detail ndende z'uburwayi bwanjye uko byaje ariko ntago nshaka kubyinjiramo aka kanya gusa nyine abantu bamenye yuko nakize nyine ndi gushima Imana kandi no kubwabo nyine ko bagiye bamba hafi wenda ndayavuga ngo ukize indwara arayirata sintekeze impamvu Rwanda ngo barakuroze ariko sinavuga ngo bari barandoze cyangwa se bari barandoze gusa abantu benshi bambwaga ngo barandoze bitewe n'ukuntu nari imeze n'uruhu rwanjye rwaragiye rurangirika mbese nibera nyine umuntu wo mu nzu ndazezengera nanjye aho zambwire nzakoreka amafoto urebe ukuntu nari imeze nawe urebye ayo mafoto ukandeba nanjye nkahita ubona ari abantu babiri ntabwo wabona ko iyo foto koko ari njyewe ubu ngubu uri kubona urumva rero sinzi ngo bari barandoze cyangwa se bari barandoze gusa ikizima nuko nivuje nkajya kwa muganga nkivuza n'Imana igashyiramo ubuhanga bwayo nkaba narakize nyine nkaba meze neza ni ibyo gushimira Imana ishimwe buryo ubuzima burahenda kandi ubuzima nanone iyo ufite ubuzima buzima bari byo byiza kurushaho katujye kuri Nyarudindiri wenda Samantha ntago mwaherukanaga kandi ni umuntu mukunda kuganira kutavuze ati reka ajye kumusura ndebe uko ameze akubwiye ko yarwaye nawe yahisanya nawe nta makuru muzi ndetse afite ibikomere bya hariya aho nyiri ntago se ku buryo utajya gusura umuntu sinyijya no mu bitaramo bya n'umugoroba byo kurarayo bitewe na kiriya kibazo cya hariya homba ese Umunyarudindi ntago dushobora gufata umwanya ugasengera Samantha kananjye maze nsenge Imana insubize imbane hariya ukitse uburwayi ariko ntago urakira neza agusenge cyane ntago wizera yarakize ubu ikintu uzi ikintu yansengera urareba yabaye munini ikintu ubu ngubu yansengera
kereka ansengeye Imana ikampa igishoro nkasubira mu kazi kuko yego rata urabona nari ndimo nkora nari naragiye muri biriya bya mobile money narashatse simukadi narashatse ibikoresho naratangiye no gukora rwose nshimire n'abantu bari baramfashije bamigishoro bavuga ati jya mu kazi ushaka ikintu ukora ujya wiyishyurira inzu wihahire tuzongere kubona ibiganiro ngo bagusohoye mu nzu ngo wabuze ibyo kurya n'iki ukore ujya wimenya buri kimwe cyose shabami igishoro ndakora ntangiye kubona ko handi ntangiye no gufata ku mafaranga noneho yo mu kazi nyine ntangiye kumenyera nibwo nahise ndwara amafaranga yose ndivuza arashira ubusimukadi rabitse ubu rero inkunga nasaba n'abantu bansengera n'abamufasha ko kugira ngo byibura mbe nasubira mu kazi nongere nkora kuko ubu sindi gukora kandi shana ukuri mbasenga Imana ngo ntibazonge kuza ngo kunsohora mu nzu ngo bagusobansoye mu nzu nabuze ibyo kurya yiri mu muhanda na mbese Imana icira inzira mu buryo bwose bushoboka ariko ime n'amafaranga nsubire mu kazi ndumva nifuza kongera gukora rwose ngasubira mu kazi n'ukuri. Okay, hari abantu bagira yenda bagira umutima wo gufasha uraza kuvuga nimero zawe umuntu ushobora kuvuga ati namufasha cyangwa hari icyo namukorera aze kuzivuga wagukenera kugira inama no kukugira inama cyangwa akaguha n'akazi kavuga ati yama n'akazi pe ngese bura rero ngende wa muntu nyine ukunda gukora ndi umuntu ukunda gukora ahubwo buri gihe ntagiye gukora satani nuko nyine azana imitego akaza akitambika mu byanjye nk'ubwo igishoro nari ngifatishije ibyangombwa byose nabibonye nitangiriye akazi niboneye iseta ndi gukora neza maze amezi angahe nkora nishyura inzu maha nta bintu by'ibibazo ngo ndasaba iki ndagirane naratangiye gukora mvuga ati aya mafaranga ngomba kuzayabyaza inyungu y'ubuzima bwanjye bwose ariko uburwayi kubera buza budateguje buraza byose biba birarangiye rero urumva ngende umuntu ukunda gukora n'uwamakazi nagenda nkakora sinya niganda ngewe akazi kose nabona nagakora pe ko rwose nago ngende muri abakobwa bumva yuko barya bicaye ngo bagira uti oya mbonye icyo gukora it's okay ndakora noneho ariko akarusho nyine nanone kuba ufite akantu kawukora uvuga ngo aka kantu ndakigengaho nakanje. Okay, Nyarudindi wowe uramutse ubonye akazi koko umuntu ahavuga ati ndashaka kuguha akazi kugira ngo agufashe ujye ubona amafaranga yo kwishyura inzu ube ahantu heza ntabwo nishura rukumbwa hari ya wambase oya ushaka no kwimuka ukajya ahandi ukajya wishyura kwa mu nzu nziza nyine bamanze bamaye nkodeshe noneho nje bakayama bagwaye akazi se oya ntabwo wakemera ntabwo byavamo ndabwo n'umukiro umuntu utakemera n'akazi none se ubu urega iyo umuntu aguhaye akazi se wagakora uri hari ahantu urumva byavamo ntabwo uri kumva ikibazo bakubajije yakubwiye ngo uramutse ubonye akazi ku buryo uzajya wishyura iyo nzu ukanahaha ugakemura ibibazo byawe ntabwo wagakora niko ari kukubwira ntabwo wagakora kiyorere kwa muntu ubwo nani mfite ukuntu iri kubigenza arega ngewe Nyarudindi riri nagashaka akazi ahubwo arashaka abantu bamufashe ariko nagashaka akazi none se abandi ko bayibisabye ngewe Imana ima akazi niba hari n'umuntu rwose ubona afite akazi nashobora mwirenze nikore nuko bavugaga ngo bashaka kunkodesereza ndi niba yame kuri phone na za miliyoni zajyaho none wongera ute nikodesereze ariko nta kazi ushaka nyine niyo waba wabonye nibwo nahita nkagira rero none se wowe ndi kukubaza ntihabonetse nk'umuntu akaza akavuga ati ndashaka kuguha akazi mu rwego kugira ngo agufashe ntaguhereye amafaranga ubusa akaguha akazi yenda ujye wikodeshereza inzu muri ayo mafaranga yaguhaye mu kazi ntago wagakora ko bavuga ko bankunda se mwebwe rero Imana ibayisha byinshi buriya twebwe dukoreye Imana tugira amabanga cyane ku buryo ushobora kubibwira umuntu akakumvira ubusa aho ndi se zabonetse ni sihazi member TV sihazi erenese sahazi sihazi biremeye kuza kugusura biremeye kuza kugusura tuzaze ngiye na Kiroso tuzagusura ntabwo byemewe yegereza mikoro ntabwo byemewe abanciye bamariye iki ko iki bitemewe se reka nibishoboka reka tuzaza kugusura areka narize oya igihe nikiragera ninicari wanjye mvuga ati ndicaye cyane rwose ni wansura basi nyewe uzanyisurire ntari ego mwebwe ntabwo mubizi n'ubundi ndacyafite kagahinda none se ndeka kuvuga ko nyiri hahandi nese ko gahinda kazatuma utongera kuva mu rugo none se uko waje hano ntago waza kunsura uko waje hano kugusura bwo nagusura byo pe okay ni karibu Kiroso muzaze kunsura nkamanza
nkasenga Imana ikambwira ati mwana wanjye genda cyangwa uburetse gutyo nuko. Nese nyadende urugendo ugiyemo urabanza ugahamagara Imana cyane rwose kugira cyane rwose kandi n'ubu mvugisha ukuri Imana yambwiye ko ngo ngiye guca ku YouTube kuruta mbere. Yego. Ariko ibyo tuvuganye bakajya babikora. Imana irambwira tugiye kuzakina filime. Ati mwinzize no ku mafilime. Filime yaratangiye. Yarasogotse. Nasinze itorero. Nasinze itorero. Muri filime ufite itorero. Kandi nzakomeza. Imana iratsangira irambwira ati mwana wanjye. Ati magukize nabo hanze bazagukinisha filime. Ati nyuma yaho gari benshi bazakizwa. Ese nyadindi ubundi wowe ntabwo ndahitinga naho ndagera ni inama marase Imana itarama wa mufiance w'umuzungu ndavuga shufufu wa muki wa mufiance w'umuzungu ako se ubundi fiance bisobanura ikinyadindi bizajya bibacanga Nyadindi asigazi n'icyongereza ndashaka kumubaza my friend I have so much my friend I have so much my friend I have so much Sitenge ndagukunda cyane my friend se so bizajya bibacangira aho ngaho Iswahili nduguye ngo nakupenda sana bisobanura iki Sitenge ndagukunda cyane ndabona misirimbe Nyadindi azajya nyigisha nakandi zose abari gani nambwira ni muzuri sana ampaye igifaransa cyo nta kantu uramenya se oya igifaransa byagurutse kera gikubitwa ibigufuri by'igare kera mfite imyaka 5 mama bakubita ibigufuri by'igare kwa mama wacu mu Bugesera ariho narerewe ariho batangiye kujya bamamaga amazina Nyarudindiri Nyaruda Kibirando Nyagupapana mbese muzehe aya mazina yose sera yawe yarayanjye yarayanjye kibiduka nimba kibiduka Nyarudindiri Kibirando Nyaruda muzehe Nyagupapana uzapfa ntacyo wimariye mbese yari amazina yanjye uko bamamagaga niko nitabaga kuko nayo mfite akadakageziriye baramamagaga warufite akadakageziriye nyine ndi Nyarudindiri nyine kuko nyine Nyaruda muzehe Kibirando kongiye kuva nakubona ntako nigeze nkubonana wamenyanye karagiye kera n'ubu usanga bakumbwa ngo ariko se ko yande yagiye kuki wagumye kwitwa Nyarudindiri ntabwo ati impamvu kuvuga Nyarudindiri nta wundi tuzagitiranwa nabe byakwandikiye izina ni kwisi wose ni Nyarudindiri okay Nyarudindiri reka cyane rwose nabwiye Imana ati Imana wambabariye igizina ko najyo nsaka Imana iratsangira mbwa ati ni najyo nzamuye nta n'undi uzagitirirwa Nyarudindiri ati kwisi hose abo bazaba bandika Nyarudindiri ndi uhitubona noneho biza noneho uyongeraho Rose Nyarudindiri official Musaza Roza Muhando niyo channel yanjye bwite hari zira zindi Nyarudindiri gusa Nyarudindiri TV Nyarudindiri official password yayo urayizi password yayo urayizi iri mu ibanga ndayizi iyo wanditse Nyarudindiri official Musaza Roza Muhando ufite ama megabyte ziza ari channel ebyiri password nayitize kuko nazikoreseza posko hadimwe ziza zishoreranye ya mbere nambaye costume y'amapeti nindi hari inyuguti ya na itangizwa nya ziraza ugahita umasubscribe ugahita umasubscribe hano habiri kanda ku kanyenyeri kanda subscribe ugahita ubona ibyo nagiye nshyiraho nkoresheje ya telefone ya touch niyo mpamvu ndi gusaba ugira Instagram Instagram ntabwo nzi byari byo Instagram ariko Facebook ni YouTube gusa ariko urumva nabyo Imana ni mataci nikoresha abantu sibankunda se niba bamamaga ngo turagukunda ubundi kunda umuntu mwereka ibikorwa niko Imana ivuga ese nutabiba umuntu ari uza mu biba yapfuye reka nibibaho mwereka urukundo kiriho azabona icyo kwibukiraho akurumva mugane n'akantu umaze gukamenya ka Swahili n'akongereza cyane ubwo ningera muri Amerika nzidifata vuga tema muri n'abazungu my friend love you so much ubatangiye kumenya indimi zavuga ubwo ningera muri Amerika uzabakobwa baba my friend love you so much my good morning how are you good afternoon
gute mfuta nunu okay Gute nafita nunu ni bisobanuye nguki? mwiriwe Nawe se good morning. Good morning mwaramutse. Now my friend I have so much inshuti yanjye ndagukunda cyane. My friend ibyo nyine ni bisobanuye iki? My friend my friend inshuti yanjye. Chako kazira inshuti yanjye byonyine. Nkubaje ngo how are you? Nkubaje ngo iki? How are you amakuru? Byarangiye yansi. Ninjira muri Amerika uzabazungu bazandwanira b'abakobwa. Uko ubona abantu gwanira ndihagazeho kandi Imana irihagazeho koko. Irindi zambo ryayo nuwo yaribwiye. Naretse ngusubije inyuma gato muri iyo filime wari kuvuga ngo wagiyemo ngo uri umupasteri ufite idini yoboye. Wari byo byari byo koko? Ni kandi yakuvuga ari filime. Nyine ndavuga ni wowe wariyoboraga byari pasteur wari pasteur. Nsirahaba ndavuga ati ni mwicare tureme inama dusereho abayobozi. Haboneka uzabika amaturo jewe nkahitamo umukobwa wari uhari undi musare kuvuga ati ninjye wayabika ngabwa ati hoya wewe wayajya. Kandi biracyakomeze ntabwo byarangiye. Ese bibaye ngombwa ko ugiye bakugira nk'umudiyakoni? Hari umudiyakoni w'umugabo abaho? Barahari nibo gusa benshi cyane. Kuko abagore usanga ari bo bakeya ku bagabo. Bakugize nk'umudiyakoni w'itorero. Witorero? Aho naba mbarizwa se? Oya. Ibyo byo nabitambutse. Nabitambutse. Ugeze ku ruhe rwego rero? Ugeze ku ruhe rwego? Umuhanzi nyawe international. Yagize ngo kuba umuhanzi byakura kuba umudiyakoni. Kuba umudiyakoni ntago ari ibintu umuhanzi Imana irakurekura ukagera aho ushaka higutuma hose. Iyo utari mu bihe byiza ni yihe ndirimbo yawe wiyambaza ukavuga ati indirimbo reka mfe kwiririmba cyangwa nyumve biri bumfashe? Biri bumfashe. Abantu bose ntabwo ari kwari beza nshuti yanjye kuko gariga bakuvumira kugahera babonaga wowe nakiza cyaguturukaho bari bazi yuko uzapfa rubukibagirana. Abantu bose ntabwo ari kwari beza nshuti yanjye kuko gariga bakuvumira kugahera babonaga wowe nakiza cyaguturukaho bari bazi yuko uzapfa rubukibagirana. uratabawe nshuti dore uratabawe bareke bakuvume mwene data nacyo uzabaho. Yesu arazabafate mili baceceke bareke bakuvume mwene data nacyo uzaba. Yesu arazabafate mili baceceke. Warigabye cyane uranababara pe usaba Imana ati Mana nkura muri uyu mubiri menya kuvugwa cyane atari ko gutagaciro isalaza bafate mili baceceke. Niyo ngwe sindayishobora muri studio ziracyanditse. Nanjye ngomba kuba nyirimo. Kwiracyanditse. Babona utambuka ugenda mbese uriya bajya hehehe bakuvuga unabituriya wapfuye ahagaze. Nyarudindi uzayinkiramo sino ndirimbo. Uzayinkiramo. Igihe nikigenda so amashusho nzamanza nsohore audio. Uzayinkiramo. Nyarudindi uba wumva ushaka kuzamera nk'uwe muhanzi. Nyarudindi umuntu ugenderaho w'icyitegererezo ninde w'umuhanzi? Turavuga mu Rwanda tugenda no hanze y'u Rwanda. Ni Theo. Theo bose babireba. None wo hanze ni Roza Muhando. Ese n'undi muhanzi wo hanze uzi uririmba gospel? Oya, Roza Muhando nyine yaje mu Rwanda ze kuranya Rudindire. No mpamvu nyine nahise mukunda cyane nawe ahita nkunda cyane. Ariko aje abandi natasi. Ageze inangaha mwabonanye gute mwari mubanye gute? Bari babanye gute se baravuganaga?
ahubwo Twari mu giterane Nyaradindi gusa afite abantu bamusapotinga ko naramuka ageze mu Rwanda bazamuhuza na Roza Muhando. Ariko mu by'ukuri nubwo Nyaradindi yakundaga Roza Muhando akaba wenda agerageza no kwigana indirimbo ze, ariko ntago yavuganaga nawe. Nose Roza Muhando ko abayivugira ibiswahili n'iki urumva rero, ariko Nyaradindi kuba afite abantu bamusapotingaga nibyo byamuhaye amahirwe yo guhura nawe. Ahubwo mubaza ati mumaze guhura wumvaga bimeze bite? Cyane byari bimeze neza. Mwavuganye iki wowe ubwawe, mwavuganye iki Nyaradindi? Njyewe namubwiye ko ninsohora amashusho ari uzama babahungu be bakambyinira ku mashusho. Icyo gihe nyine bizaba nice mu nzu yanjye gendanye n'igihe cy'itegerezo yetaje hamwe n'imodoka ya Vewiti umushoferi agahita aza. Imodoka yaje ryari meruka ngiye hari inzu hari n'imodoka inzu igiye kuzamanza ze azaza kadasitere, none nyuma ahita gaza yetazigeretse n'imodoka nayize n'umushoferi nawaza. N'umushoferi ahita aza n'imodoka ya Vewiti. Akavatiri bagenda basunika wabo. Akavatiri ntabwo wakemera se? Oya, Imana izama ibifatika. Ukoreye Imana utayijyajya igwa ibifatika. Kandi imodoka atari yindi imodoka itaragendera ku butaka ku ikaburimbo. Okay, ndashaka tugana ku musozo w'ikiganiro. Ndashaka undirimbira akarimbo ka Roza Muhando ukunda mu ndirimbo ziwe. Indirimbo ziwe umbeke mbele yawe Bwana Mungu wako amatimali ya maisha yangu baada wako Sipika alisipika umbina pita kumilishe amesimpile madavuti wako asimikita kumilika amutimbile bwana ya patu Yesu nipe nivumilifu Bwana Yesu nipe nivumilifu Bwana Mungu nipe nivumilifu Mungu Bwana Yesu nipe nivumilifu anesipika muzacho yangu maibira kuida simulike amasikiza mukosika umbulida nisaidie amasikina moyo yangu niminisha simulike Bwana Yesu nipe nivumilifu Bwana Yesu nipe nivumilifu Mungu nampenda Mungu nisaidie Ghana saidie nasinyenyekea na amina. Amina. Telefone wayicari. Nyaradindi? Yes nta n'ijambo na rimwe nashobora urayizi yose? Mungu nisaidie buriya ushatse kuvuga ngo iki? Mana mfasha. Hamara Nyaradindi Giswahili. Nyara urashyize Igiswahili. Nyaradindi urakizi kabisa. Mana mfasha. Sinyenyekea nciye bugufi Mana mfasha. Rusini? Sinyenyekea. Sinyenye? Sinyenyekea. Sinyenyekea. Nciye bugufi. Mana mfasha. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu bisobanuye guki? Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Aho se dushime nagara nanjye kubivuga ko bitari nanjye kuvuga ngo dushime Imana aho yanagari ko biri bizagenda biza kunina
Uzagenda bizi. niba nanjye ubwo natigeze mbyigaza. Iri kuragerageza kandi ntuzacika intege. Kandi Imana ntabwo ikomeze nzacika kukuneshereza. intege. Ikomeze kukuneshereza bizagende neza. Iherezo ryawe ry'ibyifuzo byawe Imana izabihaze. Cyane rwose. Izahaze ibyifuzo byawe. Samantha tugana ku musozi w'ikiganiro. Samantha bataherukaga ubu ngubu muri iyi minsi ni iki kubategurira abakunzi bawe ndetse uri gutekereza kuba wakora iki cyangwa uri gupanga iki? Ikintu cya mbere ndashaka kuba nagira ivugabutumwa ryagutse muri njyewe. Ndashaka kubwiriza byimbitse rwose mbihaye umwanya nyine numva ko ari byo bindangaje imbere. Nkabwiriza abantu b'Imana bagakizwa, nkabwiriza abantu b'Imana bakava mu byaha. Ndumva nyine nshaka kubwiriza nyine byimbitse ku buryo nimura abantu mu byiciro barimo nkabashyira mu byiciro bishya, bakava mu by'isi bakayoboka inzira y'agakiza. Nicyo kintu cya mbere numva ndi gutegura muri rusange, shaka no gushyiramo imbaraga nyine rwose. Hanyuma ku bijyanye no mu buzima busanzwe byo nabyo nyine nkeneye gukora niba hari ikintu numva ntashaka kuzongera gusubiramo ni ibintu byo guhora neza amaboko ngo munyishyurire inzu ngo naho ndashonje ngo nkeneye kwambara. Oya, ndumva nshaka gukora nyine nkikora nkavuga ati iyi ni business yanjye ndi gukora nanjye nyine mbe wa mukobwa wibeshejeho ntarinze kureba ngo runaka ngaraba yampaye yango runaka. Abantu bafashe basengera Imana ime ku mafaranga kandi n'inshuti zanjye rwose zikeneye ko nkora nkareka gukomeza kwicara zimfashe mbona amafaranga niyo yaba makeya nangire nkore rwose. Birashimisha cyane kubona ndi kwikorera, ariko bansengere by'umwihariko bansengere ijisho ry'Imana ringumeho. Okay, wenda turimo dusoza vuga nimero zawe nkuko twari twabivuze. Abantu bakeneye kumamagara n'ubu ngubu ukeneye ko nagusengera cyangwa twasengana cyangwa se ukeneye kungira inama cyangwa kumpa ibitekerezo cyangwa mbese ubufasha bwo mu buryo bwari bwo bwose, mpamagara cyangwa unyandikire kuri WhatsApp. Nimero yanjye ni 0788 25 26 09. Yaba kuri WhatsApp mba ndi online sinjya mvaho sinjyana nirengagiza yewe umuntu wese unyandikiye ndamusubiza. Mbese ushatse ko tuganira mu mwanya, mbese buri muntu wese muha respect yiwe. So rero ndabakunda cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze bagire neza. Okay, urakoze cyane Nyaradindiri nawe dusoze. Nanjye nomero zanjye 0789 4 2 4 1 6 nonge nzisubiremo 0789 4 2 4 1 6 ndavuga n'izindi 0788 0 10 23 0788 0 10 23 izo nomero ziri kuri mobile money zose. Amazina ni Dusengimana Jean Baptiste na za miliyoni zajyaho yazoherezaho. Okay, Nyaradindi Imana ikomeze guhaza ibyifuzo byawe n'ibyo nakwifuriza ndetse na Samantha. Mwakoze cyane utanibahamagara ngo muze muganirize abantu badukurikiye muzagaruke. Tuzagaruka rwose. Asante nkuko bisanzwe n'ikiroso bucece mu gace ndabemera cyane. Ciao.